Ndakwifuriza komeza kumererwa neza cyane. Uyu munsi tugiye kugaruka ku makosa dukora dutera akabariro. Iyo uri muri iki gikorwa rero ikintu uba wumva ushaka ni ukubikora nyine, ukabikora neza, umubiri wawe ukaruhuka, ukumva uranezerewe, kandi n'uwo muri kumwe akanezerwa, ukumva mwembi murishimye, mwembi mugeze ahantu koko mwumva mukavuga muti twabikoze neza kandi turanezerewe. Nibyo koko, ni byiza koko, bitanga umunezero cyane, birahuza. Burya iyo mubasha gukora iki gikorwa kandi mwembi mukakishimira, birushaho kubahuza, wa murunga w'urukundo ugenda wipfundika cyane kurushaho, bikarushaho kubabera ibintu byiza, bikarushaho guhora mushakana, bikarushaho ni ibintu byiza cyane rero iyo iki gikorwa kigenda neza, kuko uhita unabibona yuko abo bantu ni abantu bahora banezerewe, ni abantu kubera yuko icyo gikorwa kiba kigenda neza. Hanyuma rero nubwo kose hari abantu bagikora neza, ariko hari n'abandi batagikora neza, ariko hakaba n'abagikora neza, ariko bitasobanura ko hari amakosa amwe n'amwe bakora, baramutse bayamenye bakayacikaho, cya gikorwa cyagenda neza noneho cyane kurushaho. Ibyo ngibyo rero byose birashoboka. Ikosa rya mbere rikaba ari kutamusoma. Hari abantu benshi, abagabo cyangwa abagore, usanga batajya bakunda ibintu byo gusomana n'abantu bashakanye, barushinganye, ugasanga bimeze nk'aho ari ibintu byagendanye n'igihe cy'ukwezi kwa buki, cyangwa se nanone rimwe na rimwe ugasanga barabikora, yes, barasomana, ariko bakabikora mbere y'uko igikorwa gitangira, mbere y'igikorwa nyirizina, cyangwa se igikorwa kigitangira ariko bakaba hari ahantu nyine bari bihite bastopa bakabirekera aho ngaho. Ibi ngibi rero hari igihe bishobora guterwa na pozisiyo murimo ituma bitemera, ariko hari na pozisiyo mushobora kugerageza mukabona biremera, mukabona igikorwa muragikomeza kandi no gusomana bigakunda. Mugirwa inama rero yuko biramutse bishoboka, muramutse mubashije kubona iyo pozisiyo ishobora gutuma bikunda, mwajya muyigerageza rimwe na rimwe, niyo bitaba ibintu bihoraho, bitaba ibintu bya buri munsi, ariko rimwe na rimwe mukabasha kuba mwakora iki gikorwa murimo no gusomana, kuko bishobora gutuma bizamura bya byiyumvo n'ibyishimo, kwa kundi hahandi mwagezaga ku byishimo mubona, bikaba byakwikuba mukumirwa, mugasanga burya nanone ibintu bidasanzwe. Ariko ntibibuza yuko bakubwira ngo itonde mu gihe urimo muri iki gikorwa cyo gusoma umuntu, cyane cyane umugore, mu gihe ibyishimo bye bitangiye kugera ahakomeye cyane, bizirikane, umenye ngo ese abigenza gute, ese iyo bimufashe ibyishimo bikomeye cyane akora iki, kuko hari igihe ushobora gusanga urimo umusoma nabi, wenda ukaba urimo umusoma umuha nk'ururimi, noneho rero ugasanga ashobora kuba yaruhekenya akaruca kubera ibyishimo bye bigeze ahantu hakomeye. Ni byiza rero ko mu gihe muri iki gikorwa mwashyizemo ka asitisi ko gusomana, mwabikora ariko mukirinda guhana ururimi, kandi ukabuza ukuntu mugenzi wawe abigenza, cyangwa se uko ari yajisa iyo ibyishimo bye bigeze ahakomeye cyane, kugira ngo hatabaho agisida nk'iyi ngiyi yuko umwe ashobora kuba yaruma undi. Hanyuma icya kabiri ni ukwirengagiza ibindi bice byose by'umubiri bisigaye. Ibi ngibi ni ibintu usanga cyane cyane abagabo bakunda gukora, aho atita ku kuvuga ngo aragukorakora ahandi hantu aho ariho hose, ahubwo buri gihe agahita agenda yihutira kujya kuri ya myanya myibarukiro. Ni ibintu rero bikunda gukorwa, ariko ibuka yuko wa mugore wawe, wa muntu mwashakanye, afite ibindi bice by'umubiri, afite ijosi, afite iminwa, afite amatwi, afite mu gatuza, kandi mu gatuza harimo n'iyo myanya yindi yose imufasha gukomeza kumererwa neza, afite amatako, afite ukuntu ushobora kumwereka yuko ibyo bice byose bindi by'umubiri nabyo ubikunda kandi ukabyishimira, kandi ukuntu urimo umwereka ko ibyo bice bindi by'umubiri nabyo bikunda ukamwishimira. Ni ibintu bimutegura cyane, ni ibintu bituma cya gikorwa kigenda neza cyane. Iryo rero ni ikosa rindi ryo kwirengagiza ibindi bice byose bisigaye by'umubiri, ukibanda kuri ya myanya yonyine. Hanyuma ikosa rya gatatu ni ukumushyiraho ibiro byawe byose muri mu gikorwa. Hanyuma igihe muri mu gikorwa, muri gukora pozisiyo ituma umwe aba ari hejuru y'undi, noneho ugasanga waje umwubamaho, niba ariko nabivuga, ugashyiraho ibiro byawe byose. Icyo gihe ibingibi bishobora kumujena, bigatuma we ubwe atabasha kuza kugira ikintu akontorora, ikintu yagufasha. Urugero, niba tuvuze nka bya bindi bakunda kuvuga ngo kunyonga byo ku bagore, ugasanga nyine icyo ngicyo ntabwo yaza kugikora kubera ko wamushyizeho bya biro byawe byose. Cyangwa se
mu yandi magambo nabwo akaba yamera nk'ubabara ahantu cyangwa se nk'utsikamiwe cyane, aho kugira ngo haze bya byishimo byakagombye kuzamuka bitewe na cya gikorwa muri gukora, ahubwo ugasanga ahangayikishijwe nuko hari ikintu kimuremereye kimuri hejuru. Ibyo ngibyo rero nabyo ni ikosa. Uramutse ubikora gutyo wagerageza gushaka ukuntu urikosora. Iri kosa kurikosora bikaba byorohera cyane abantu bakora siporo, kuko ushobora kumenya ukuntu uba uri hejuru y'umuntu ariko ibiro byawe byose bitamuriho, kuko ukoresha n'amaboko yawe, ukoresha na ya kime ufite n'ibindi bitandukanye. Hanyuma hakabaho icya kane cyo kurangiza kare cyangwa se ukarangiza utinze cyane. Donc yaba kurangiza kare yaba no kurangiza utinze cyane, byose biza byahindutse ibintu bibi. Ibi ngibi bireba cyane abagabo, kuko baba bagomba kumenya ko uko bakoresha imibiri yabo, donc ugomba kubyitoza. Ntukazajya uhita buri gihe winuba uvuga ngo ndangiza vuba cyangwa se ngo ngenda kurangiza, ariko ugomba kumenya uko ukoresha umubiri wawe kugira ngo na wa mukunzi wawe muze kubigendanamo neza, cyangwa se utaza kurangiza kugeza ibyishimo byawe aho ugomba kubigezaho nta kintu uramumarira. Hanyuma kandi nanone kuri wowe utenda kurangiza cyane, ukamenya ngo iyo bibaye ngombwa urabireka nturangize, ariko kugira ngo wa wundi muri kubonana ibyari ibintu biryoshye, byari ibintu byiza by'ibyishimo bitaza guhinduka ibintu bimubabaza, ibintu bikakaye. Ugomba rero kugenda ubimenya, haba mu kuganira, haba mu kumwitegereza, ukamenya aho ugera, igikorwa ukaba wagihagarika iyo bibaye ngombwa. Hanyuma ikosa rya gatanu ni ukutamenyesha umukunzi wawe ko ugiye kugeza ibyishimo ahakomeye, kugeza ibyishimo ku ndunduro. Ibi ngibi ushobora guhita uvuga uti none se kuki nabimumenyesha? Ni byiza kumumenyesha, kubera yuko aho kugira ngo ashiduke byarangiye yakagombye guhita yitegura mu mutwe akamenya ngo bigiye kurangira. Kandi nanone rimwe na rimwe akaba yakubwira ati njyewe ntaho ndageza, babarira wenda tube turuhutse gakeya bidahita birangira, hanyuma tuze kongera dukomeze kubera ko njyewe ntaho ndageza. Iyo rero mubiganiriye birafasha, ntabwo ari kimwe no guhita usanga umuntu wamutunguye cyangwa se wamutanze. Hari n'igihe umubwira uti ko numva bincitse, ko numva ngiye kurangiza, akaba yakubwira ati nta kibazo njyewe mfite uyu munsi, birangiza nta kibazo, reka turangize ibyawe. Ibyo ngibyo byose birashoboka. Byose rero biterwa n'ikiganiro. Ni byiza kumumenyesha icyo gihe mukamenya icyo mugiye gukora. Hanyuma icya gatandatu ni ugufata icyo gikorwa nk'uri gukina porno. Nubwo abakundana bagomba kwishimira icyo gikorwa cyabo, bakagerageza ndetse no guhanga udushya dutandukanye. Nkunda kuvuga ngo nta position ibaho, mwebwe murazihimba mugagerageza ibintu n'ibindi mugakora uko mubishaka, ariko ntabwo bibuza yuko n'abantu bashobora gukoperana. Hari position abantu benshi bahuza cyangwa se zisanzwe zinariho, ariko mushobora no gukora itabaho, ariko ugasanga noneho abandi barazikora no mu mafilime ya pornography gutyo. Birashoboka rero ko hari ibyo waba warabonyemo muri pornography ukumva urashaka kubigerageza, ariko ni byiza ko wabigerageza wabanje kubimuganirizaho, kuko ushobora gusanga we atabishaka cyangwa se yumva binamumerera nabi kurusha ko we byagusajije. Ubwo rero ni byiza yuko mubiganiraho kugira ngo kubigerageza kubisubiramo bitaza kubabera bibi. Nanone kandi ikindi mugomba kuzirikana gikomeye cyane kujyanye na pornography nuko ibyo wabonye bikorwa muri porno ntabwo bivuga yuko mwebwe ariko muzabikora bikagenda kuriya, kuko ibyinshi biba bifite ukuntu birimo amakabya nkuru. Kandi nanone niba uwo muntu yaritoje gukora ibyo bintu muri ubwo buryo, wikumva yuko n'umugore wawe agiye kubikora muri ubwo buryo, cyangwa se wikumva ko umugabo wawe nawe agiye kubikora muri bwa buryo wabonye muri pornography. Cyane cyane ko niba igikorwa cyabaye amasegonda 3 bo bashobora kukigira iminota 3. Ibyo ngibyo byose ugomba kubizirikana. Ntabwo mu rugo rwanyu muri gukina pornography, murimo murakora igikorwa cy'abashakanye kandi gishimishije. Hanyuma hari ikintu cyitwa guceceka mukajunjama, ugasanga nta numwe wifuza kubwira undi ko byamugendekeye neza, ko byamushimishije, cyangwa se nta na reaction ukora ituma ugaragaza yuko ugeze ahantu wishimye cyane. Aho wagera ahantu wishimye cyane ugasanga urimo urifata, ugasanga urimo uragerageza kubimira ku buryo ataza kumenya yuko uri ahantu hakomeye cyane. Ni byiza rero kwirekura, ibyo ngibyo ugerageza kumira ukabireka bigasohoka uko bishaka, ku rwego rwawe no ku buryo umubiri wawe ubishaka, kurusha kugerageza kwifatafata. Niba rero uba wumva yuko wamenya yuko uwo mwashakanye umukunzi wawe anezerewe muri icyo gikorwa, niba hari ibimenyetso ubona ukumva biragusekeje ku munwa ukamwenyura, niba hari ibyo akubwira cyangwa se yagushimiye wumva bigukoze ku mutima, nawe bimukorere. Menya ko nawe ubimubwiye, menya ko nawe wirekuye, amarangamutima yawe akagaragarira mu bikorwa bitamubera bibi, ahubwo nawe byamuzanisha kagasurire ku munwa, byatuma amenya ngo turabikora kandi tukanyurwa.
hanyuma ikosa rya 9 ni ukumera nk'ikimashini. Ushobora kuba wumva wishakira gukomeza gukora igikorwa wenda usa naho winjira cyane ugashyiramo ingufu nyinshi ngo kugira ngo werekane yuko uzi kubikora ugasanga wasaze, ariko ntabwo ariko buri gihe ibyo ngibyo biba bikenewe. Nta nubwo bivuga yuko ari byo biri butume uwo muri kumwe agera ahantu kuko hashimishije, ahubwo ugomba kuzirikana yuko hari igihe umuntu aba akeneye ko ibintu bigenda buhoro, slowly, bikagenda buhoro, noneho muri uko kubigenza buhoro ahubwo ugasanga nibwo umuntu yumva koko azamutsemo ubushagarira bwinshi cyane, yumva agarinye kuri kwa kugeza ibyishimo bye ahantu hakomeye cyane. Ntabwo rero buri gihe bisaba ingufu nyinshi, ntabwo ari imirwano, ntabwo ari iki, ahubwo bisaba yuko ugenda buhoro umenya icyo ukora, aho wihuta, aho ugenda buhoro, aho ushyira imbaraga n'igihe uzirekerera aho ngaho, ubundi ibintu bikaza kugenda neza. Hanyuma ikosa rya 9 ni ukubeshya kurangije. Ibi ngibi ni ibintu abagore benshi bakunda gukora, bakabeshya abagabo babo ko barangije ndetse ko bishimiye n'igikorwa kandi bitanabaye bitabagezeho, kubera yuko bazi yuko nyine abagabo baba bashaka yuko kubona yuko umugore yarangije kumugeza ibyishimo ahakomeye, ugasanga nibyo bituma akubeshya gutyo. Ariko nubwo nanone kurangiza ku bagore babikomeye cyane, ntabwo bivuze yuko yabimenya yuko uwishimye nyine wanezerewe, ariko ntabwo bivuga yuko ibyishimo byawe byageze ku ndunduro, cyangwa se uyu munsi noneho ntiwanishimye rwose, ntiwaruzi n'ibyo ari byo. Ibyo ngibyo nta mpamvu, iyo muganira mumenya kubiganira. Niba ibintu uyu munsi yahise birangiza vuba vuba, wowe nta naho urageza, akamenya ngo ejo nzakora iyo bwabaga kuko wabimubwiye, cyangwa se abizi neza ko ntacyo yari yakumariye. Ibyo rero birafasha, kuganira birafasha, bituma nta muntu usondekwa n'uwasondetswe uyu munsi akaba azi ko ejo azakuramo esheke, kuko gusondekwa byo ni ibintu biba bisanzwe, ni ibintu bishoboka cyane. Hanyuma ikosa rya 10 ni ugutera urwenya rwerekeza ku myanya y'ibanga. Si abantu benshi uzabona bakunda kuzana ibintu by'urwenya ku byerekeye iriya myanya, ariko gutangira gusekamo ugatebya uvuga imyanya y'ibanga y'umukunzi wawe ni ibintu bishobora kumutera kumva atameze neza, akumva uramubangamiye cyane. Wari uzi ko ari ibintu bishimishije, cyangwa se wari uzi ko ari ibintu ari guseke, kubera ko uzi ko n'ibindi byose musanzwe mubivuga mugaseka, ariko hariya ho ugasanga ahise avuga ati burya no kwantekereza, mu gihe wowe urimo uvuga ibiparu ugasanga we muri we atangiye kwijima mu mutwe, yatangiye gutekereza ati ntabwo nari nzi ko ari uko nguko abibona. Ni kimwe rero no kumubwira ikibazo iyo myanya yaba ifite mu gihe mutera akabariro. Ni ibintu ugomba kwirinda. Niba hari ikibazo ushaka ko muvugaho, ukamenya ngo turagihera hehe, turagitangira gute, turakivuga gute. Hanyuma nanone ikosa rya 11 ni ukugereranya umukunzi wawe n'abo mwatandukanye. Nta kintu kibabaza rero umuntu mukundana nko kumugereranya n'abamubanjirije, cyane cyane mu kumugereranya noneho kwibeshya ukamugereranya muri iki gikorwa gikomeye cyane cyo gutera akabariro. Biba ari ibintu bikomeye cyane, reka mbyite ngo ni kirazira. Niyo waba rero waragiranye ibihe byiza by'ibitangaza n'uwo mwatandukanye, ntabwo ari ngombwa kumubwira ngo we nguriya we ngo byari ibitangaza, ngiyo twabigenzaga gutya ngo byarasaraga. Izo ngizo ni inkuru umuntu atabara. Ubwo nutangira kuzibara hari icyo uzaba ushaka, nutangira kuzibara ushobora gushiduka ibintu byaciriye aho ngaho, ukumirwa ukayoberwa uko byagenze. Byirinde rero utaza kwisenyera izuba riva. Ngayo rero amakosa atandukanye akorwa mu gihe cyo gutera akabariro, namutayakora ni byiza cyane, kandi niba hari ayo mwumva mushobora gukosoramo makeya byaba byiza kubikora. Ntabwo ari ngombwa yuko yose muyakosora, hari n'igihe ikintu ushobora kubona kisikosa ahubwo mwebwe mukaba ari cyo kibanyura. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibitangaza, aucune règle sans exception. Abantu benshi hari ibintu baba bagenderamo, hari umurongo baba bagenderamo, ariko ntabwo bibujije ko haba hariho abantu bihariye bateye ukwabo bashimishwa n'ibintu bidashimisha abandi. Ntabwo ari ngombwa rero gukurikiza ibintu à la lettre, ntabwo ari ngombwa gukurikiza ibintu uko byavuzwe, ariko kubigerageza ukareba niba koko hari icyo byimprovinga cyangwa se hari icyo bihindura ku byishimo rusanzwe ugira, ntabwo byaba ari bibi. Ndagushimiye cyane, ukomeze kugira ibihe byiza cyane, ukomeze kujya ugaruka kureba izindi video buri munsi kuko haba hari video nshyashya. Urakoze cyane.